Ubundi kurya ntago birangirira mu kurya gusa, ahubwo nibyo bigize abo turibo cyangwa se turi ibyo turya. Uyu munsi turi burebere hamwe ibintu birindwi wagakwiriye kuba uzi cyangwa se basic knowledge wagakwiriye kuba uzi nk'umuntu mukuru kubigendanye n'imirire ya muntu. Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus, muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ibintu birindwi niba utarubizi uyu munsi ukwiriye kubimenya nk'ibintu by'ibanze ukwiriye kubuzi kubigendanye n'imirire ndetse n'ubuzima bwa muntu. Ikintu cya mbere ukwiriye kumenya nuko imirire cyangwa se ibigendanye n'ibyo turya ntago ari ukugira ngo duhage cyangwa se kuko dushonje ngo turye, ahubwo imirire ifite isano cyangwa se imirire nibwo buzima bwa muntu. Umuntu uwo ari we wese guhera ku mwana uri mu nda kugeza ku muntu ushaje, twese dufite ahantu duhurira n'imirire cyangwa se twese tubaho kubera ko hari ahantu twahuriye n'intungamubiri zavuye mu biribwa. Icya mbere rero ukwiriye kumenya nuko kurya bikwiriye kuba kimwe mu bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza, urwara cyangwa uba utarwaye, ubudahangarwa bwawe bw'umubiri wawe buri strong cyangwa se bufite imbaraga. Ikindi, imitekerereze yawe n'amarangamutima, mental health yawe nayo ifite ahantu ihurira n'imirire. Muri make ni bya rya jambo cyangwa se ibya ya quote ivuga ngo we are what we eat. Turi ibyo turya. Nurya neza uzagira ubuzima bwiza, nurya nabi uzagira ubuzima bubi. Nubwo kurya atari byo byonyine bidetermina cyangwa se bituma ugira ubuzima bwiza n'ubuzima bubi, ariko imirire nicyo kintu kibanze cyangwa se nicyo kintu kiri muri center yo kugira ubuzima bwiza, yo kutarwara, yo kugira ubudahangarwa bw'umubiri bumeze neza, kugira imitekerereze imeze neza, mbese uri ibyo urya. Bityo ukwiriye kumenya yuko ikintu cyose utamiye, ikintu cyose ukuye ku isahani cyangwa se ukuye kuri package runaka ugashyira mu kanwa kawe, bivuze ngo hari ubutumwa uhaye umubiri wawe. Ese uri kuwuhereza ubuhe butumwa? Ni ubutumwa bwiza cyangwa ni ubutumwa bubi? Icyo ni ikintu cya mbere ukwiriye kumenya kibanze, yuko imirire ari kimwe mu bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ikintu cya kabiri ukwiriye kumenya niba utari ukizi, umubiri wacu ukenera intungamubiri cyangwa se ibyo twita nutrients esheshatu zibanze cyangwa ziri essential nutrients. Ni ubwoko bw'intungamubiri umubiri ukeneye kugira ngo ubeho kandi ubeho neza. Ubwoko bwa mbere nibyo twita carbohydrates cyangwa se ibitera imbaraga. Carbohydrates icyo bidufasha nk'uko mu Kinyarwanda bivuga ni ibitera imbaraga, bihereza imbaraga umubiri wacu kugira ngo ubeho. Ubundi ibitera imbaraga bimeze nk'aho ari amavuta cyangwa se nk'uko twavuga fuel y'imodoka. Ibitera imbaraga bidutera imbaraga kugira ngo tubeho. Ibitera imbaraga rero bikomoka mu bijumba, mu bitoki, mu myumbati, mu muceri, muri kawunga n'ibindi byose. Iyo ni intungamubiri y'ibanze ukeneye. Intungamubiri ya kabiri ukeneye ni ibyubaka umubiri cyangwa se proteins. Tubonamo ibikomoka ku matungo nk'amafi, amagi, inyama, indagara, ibikomoka ku matungo muri rusange, ndetse tukanabona n'ibikomoka ku bimera nk'ibishyimbo, amashaza ndetse na lentille na chickpeas. Ibigendanye n'ibinyamisogwe nabyo biboneka muri proteine, mu byubaka umubiri. Icyo bigamiza nuko bidufasha mu gutuma nyine umubiri wacu uba wubakitse. Mu kubakwa mu buhe buryo? Yuko muscle zacu cyangwa se imikaya ibimeze neza. Ikindi bigafasha mu gihe habayeho kwangirika k'uturemangingo cyangwa se hari amagambo amwe n'amwe adafite Ikinyarwanda cyiza, niyo mpamvu rimwe na rimwe tuvanga indimi kugira ngo abantu babyumve neza mu buryo biboroheye. Iyo habayeho kwangirika k'uturemangingo, kwa muscles cyangwa kwa tissues, bimwe mu bice bigize umubiri wacu, iyo byangiritse biremwa byongera kwiyubaka byifashishije proteine. Ikindi, mu kurema k'umubiri cyangwa se mu gukura kw'abana batoya cyangwa se n'abana bari mu nda, nabo bakenera proteine cyane kuko ariho hava gukura
ndetse no kwisubiranya k'umubiri mu gihe habayeho ikibazo. Dufata urugero, urakomeretse, kuri ukomereka igisebe kikifunga neza, haba habayeho ibyubaka umubiri byagizemo uruhare mu kongera kurema cyangwa se kongera gusubiranya ibyari byangiritse. Icya gatatu, intungamubiri ya gatatu turi kubureba intungamubiri esheshatu z'ibanze ukeneye kumenya. Ni intungamubiri y'ibinyamavuta cyangwa se fats. Fats icyo bidufasha cyane nuko zifasha ku bwonko, icya kabiri zikanadufasha mu kwinjiza amavitamine atandukanye. Nk'uko twabivuze mu biganiro byacu, kenshi dukunda kubisubiramo, nuko amavuta adufasha kwinjiza intungamubiri z'ibanze arizo twita fat soluble vitamins. Ni vitamine zinjira mu mubiri zifashishije amavuta. Aho tubonamo vitamine A, D, E ndetse na vitamine K. Ukeneye rero amavuta nka kimwe muri essential nutrients cyangwa se mu ntungamubiri z'ibanze ukeneye kugira ngo ubeho neza. Abantu bareka kurya amavuta kubera ibintu byinshi bitandukanye, ntago ari byo. Wareka kurya amavuta ukahura n'ibyo bibazo byo kutabona izo ntungamubiri, ahubwo tubagira inama yuko mukoresha amavuta y'ubwoko bwiza kandi makeya. Intungamubiri ya kane niyo tubonamo imyunyungugu ndetse n'amavitamine, ibyo twita micronutrients. Ni ibintu tuba dukeneye kuri quantité ntoya, ariko tuba tubikeneye buri munsi kuko bituma umubiri wacu ukora neza, uburyo ubwirinzi bw'umubiri bukora, uburyo amaraso akorwa itandukanye. Dufatemo nk'urugero, calcium ituma tugira amagufwa akomeye n'amenyo ameze neza. Fer cyangwa se ubutare bugatuma tugira amaraso ahagije. Vitamine A igashobora gutuma tugira uruhu rumeze neza ndetse n'amaso ameze neza. Vitamine B ziratandukana, haba B1, B2, B3, B6 na B12, zose zishobora kudufasha. Niyo mpamvu tuba dukeneye imyunyungugu ndetse n'amavitamine kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Hari undi munyungugu w'ibanze bita iyode, udufasha nawe mu gutuma tugira ubuzima bwiza bwa tiroyide, ka kantu kajya kavamo umwingo iyo kameze nabi. Iyo rero nayo ni iyindi essential nutrients dukeneye cyangwa intungamubiri z'ibanze dukeneye, ariyo imyunyungugu n'amavitamine. Ikintu cya gatandatu cyangwa se iyindi ntungamubiri ya gatandatu ukwiriye kumenya dukeneye ni amazi. Amazi tuzayabonamo ibintu bifasha umubiri cyane kugira uruhu rwiza, kuringaniza ubushyuhe mu mubiri, kuriya tuba dushyushye tugatranspira. Amazi aba afite uruhare mu gutuma umubiri n'ubushyuhe ufite buba buri ku rugero ruringaniye, tukaba dufite amaso areba neza, ikadufasha mu igogora, bikaturinda constipation ndetse n'ibindi byinshi bishobora gukomoka mu kunywa amazi ahagije. Izo rero ni intungamubiri esheshatu ziri very essential cyangwa zibanze kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri proteine, ibinyamavuta ndetse n'imyunyungugu na vitamine n'amazi. Imyunyungugu ukwayo na vitamine zikaba ukwayo, bigahita biba ibintu bitandatu ukeneye kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ikintu cya gatatu ukwiriye kumenya cyangwa kibanze wagakwiriye kumenya nk'umuntu mukuru cyangwa se n'undi muntu wese, nuko dukeneye indyo yuzuye, balanced diet. Indyo yuzuye ubundi akenshi ni kenshi abanyarwanda barya cyangwa se n'abandi bantu barya juste kubera ko bashonje cyangwa se kubera ko bakeneye kurya, ariko atitaye ngo ese ndiye iki. Iyo ushaka kugira ubuzima bwiza, ni byiza yuko za ntungamubiri esheshatu zose twavuze ugerageza kuzirya ku isahani yawe. Shyiraho ibitera imbaraga, ushireho ibyubaka umubiri, ushireho proteine, ushiramo amavuta, ubundi unywa amazi. Ubundi isahani yawe igomba kuba igizwe 1/2 cyayo kigomba kuba kigizwe n'imboga n'imbuto. Ariho dukunda gukura
imyunyungugu n'amavitamine mu kinyarwanda aribyo dukubira hamwe mu gice cyitwa ibirinda indwara. Nibyo bigomba kuba 1/2 cy'isahani yawe. 1/4 cy'isahani yawe kikaba ibitera imbaraga, kugira ngo ugire imbaraga zigushoboza gukora akazi kawe ka buri munsi ndetse no kugira ubuzima bwiza. Ikindi gice kizazaho ibyubaka umubiri kugira ngo ube uri strong, ufite imbaraga, imikaya yawe imeze neza, niba ari umwana akure ameze neza. Ubundi ukibuka kunywa amazi, nayo nk'imwe mu ntungamubiri z'ibanze umuntu akenera kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ikintu cya kane ugomba kumenya nuko kurya neza cyangwa se kugira imirire iboneye ntago bivuze kurya ngo uhage, cyangwa se ntago kurya ugahaga, ntago biri egare, ntago bingana no kurya neza. Ahubwo kurya neza bivuze iki? Kurya neza icya mbere ukwiriye kubirebera mu ishusho ry'uko ukuramo intungamubiri ukeneye. Kabiri, ukita ku byurya ukareba yuko bitakwinjiriza ahubwo ibyo tukwita ibivumbikisho gusa, ariko bitaguhereza izindi ntungamubiri nka ya myunyungugu n'amavitamine. Dufata urugero, umuntu aravuze ati okay, ibitera imbaraga babitubwiye ko bituma tugira imbaraga, akajya yirira isahani y'umuceri n'agasosi k'utunyanya gusa akarekera. Icyo gihe ari ibitera imbaraga byinshi, nta byubaka umubiri birimo, ibirinda indwara ni dukeya. Icyo gihe bivuze ngo ntago imirire yawe iri balanced, ntago nyine irimo intungamubiri zose. Ikindi, hari n'ukuntu umuntu arya ariko akarya ibiribwa bidafitemo izindi ntungamubiri. Dufata urugero, unyweye jus irimo amasukari gusa, uriye ibintu bikoboye nk'amafarini gusa, urariye ifarini n'icyayi, umugati n'icyayi, urarekeye. Icyo gihe urariye. Rero twagakwiriye kubahiriza point turangije yuko igomba kuba ari indyo yuzuye. Ariko kuba ari indyo yuzuye nabyo ntabwo bihagije, ahubwo ni indyo yuzuye ikwiriye kuba ihindagurika, variety. Harimo niba ari ibitera imbaraga, umuntu ashobora kuvuga ati ngewe nariye ibijumba, ibishyimbo na dodo, termine, ndabirangije, indyo yuzuye yanjye ndayirangije, nibyo nzajya ndya gusa. Ariko ukirengagiza yuko ibiri mu bijumba sibyo biri mu birayi, ibiri mu bishyimbo sibyo biri mu ndagara, ibiri muri dodo sibyo biri muri karoti na chou-fleur cyangwa na brocoli. Niyo mpamvu tubagira inama yuko niba ushaka kugira ubuzima bwiza, rya indyo yuzuye ariko ihindagurika. Tukabagira inama yuko ubishoboye gerageza kuvanga colors, amabara atandukanye. Urya imiteja y'icyatsi, ushyiremo karoti z'umuhondo, ushyiremo inyanya z'umutuku, ubundi uzashyiremo ibibiringanya bisa nka move, ugenda uhinduranya amabara. Uko urya amabara atandukanye y'ibiribwa, ni nako ubona intungamubiri zigiye zitandukanye. Niba utariye karoti, byibura ry'umwembe, byibura ry'igihaza. Kuriya kuntu bifite amabara, hari ikiganiro twabikozemo ukuntu amabara y'ibiribwa agenda asobanura intungamubiri ziri muri icyo kiribwa. Niba utarayibonye, muri description turashyiramo iyo link kugira ngo umenye uburyo amabara y'ibiribwa agenda atanga ubutumwa ku ntungamubiri zigiye zirimo. Rero gerageza urye ibiribwa by'amabara atandukanye. Kabiri, wirinde ibiribwa bikuzanira ibivumbikisho cyangwa se bikuzanira calories nyinshi ariko bidafitemo izindi ntungamubiri. Nkuko twari tubivuze, fanta, jus, ifarini ni ibitera imbaraga gusa, ni ibinyamasukari gusa. Uriye utandukanye n'umuntu wanyweye amata agafata uwo mugati wenda ariko agashyiramo avoka cyangwa se agashyiramo urunyanya na leti agakora sandwich. Atandukanye nawe wariye ifarini na jus gusa. Ibyo rero turi kubabwira kugira ngo niba uri kurya ufite ubwo bushobozi, gerageza urebe amabara atandukanye, bizagufasha mu gutuma ubona intungamubiri nyinshi kandi umubiri wawe nawe uzagushimira, kuko buri kantu kose kazakora neza mu mwanya wako. Ikindi, gerageza ko ibiribwa uriye biba bimeze nk'ukuntu bihingwa bimeze. Dufate nk'urugero, aho kugira ngo urye kawunga, buriya warya ibigori cyangwa se warya impungure. Kuko impungure iyo bazikoboye bagakuraho kariya gashishwa k'inyuma, baba bakuyeho intungamubiri, bakuyemo amafibre, bikatsikatsi biboneka mu biribwa,
utakaje n'izindi ntungamubiri zigufasha. Gerageza kurya ibiribwa ubona byegereye uko ikiribwa gihingwa kimeze. Uko ubona ikintu gitandukana cyangwa se gihindura isura ukurikije uko gisarurwa, niko hari ibintu byinshi kiba cyatakaje, niko hari n'ibindi bintu byinshi bibi baba bongeyemo. Bityo gerageza niba ari ifi nyine yarobwe, ako nurya saradine ntabwo uzi ibintu baba barayikoreye, wongeyemo umunyu, bacishije mu biki, ibintu byinshi bishobora kutaba ari byiza ku mubiri wawe. Gerageza niba uri ahantu bikoroheye bigushobokera kurya ibiribwa nk'uko bisarurwa bimeze, bizagufasha mu gutuma ubona intungamubiri nyinshi, bikurinde kurya ibiribwa byaciye mu nganda cyane. Ikintu cya gatanu ukwiriye kumenya kibanze mu bigendanye n'imirire, nuko ukwiriye kumenya yuko kunywa amazi cyangwa se ibyo twita hydration, kuba umuntu afite amazi ahagije mu mubiri we, biri kimwe mu bintu by'ibanze ukwiriye kwitaho. Ubundi umubiri wacu ugizwe hafi na 60% n'amazi, yaba ubwonko, amaraso, organs, inyama zo mu nda n'ibindi byose bifite pourcentage y'amazi agera kuri 60%. Bityo amazi akaba ari kimwe mu ntungamubiri zibanze nk'uko twabibonye 6, ikadufasha cyane mu gutuma tugira uburyo umubiri uringaniza ubushyuhe, 2 tutagira umwuma, 3 tugira uruhu ruhehereye rudakanyaraye, dusohora imyanda mu nkari, igogora ryacu rigenda neza, tuvuze bike mu byo amazi adufasha. Niba ubaho utanywa amazi cyangwa se abantu bavuga ngo ngiye amazi sinyakunda, kwa kundi nyine umuntu abaho atanywa amazi, uzisanga ugira umutwe udashira. Hari abakiriya tujya twakira ugasanga ahorana migraine idashira, umutwe wa mutwe w'uruhande rumwe, akavuga ati ngiye mporananiwe. Wakora control ugasanga ikibazo giterwa no kutanywa amazi. Niba ujya urwara umutwe udakira, ihe gahunda yo kunywa amazi byibura ibirahuri 8 ku munsi, bivuze ngo ni litiro 2, twa ducupa dutoya 4 ku munsi. Ugenda unywaho bukeya, ushobora kuba nawe uri muri bamwe bashobora guterwa umutwe no kutanywa amazi ahagije. Rero amazi azadufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Gerageza kunywa amazi byibura ibirahuri 8 ku munsi. Ikindi, witegereze inkari zawe ukuntu zisa. Niba zifite umuhondo wijimye, menya ngo amazi mu mubiri wawe ni makeya. Niba ari agahondo gakeya kagereranyije, nta kibazo. Ariko nanone niba ari umweru nk'amazi, nanone hari igihe aba ari ikimenyetso cy'uko either unywereye amazi menshi icyarimwe cyangwa se uri kunywa amazi menshi aruta ayo wari ukeneye kunywa. Aho tuvugemo no ku bantu banywa amazi bagahita bihagarika vuba kenshi, nuko munywereye amazi rimwe. Gerageza uyanywe bukeya, ntabwo uko kuntu ushaka kwihagarika bya buri kanya bizakubaho. Ikintu cya gatandatu ukwiriye kumenya nuko imirire myiza irinda indwara. Imirire myiza izakurinda kugira umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ni kimwe mu ndwara zugarije isi, ndetse cyane abagore muri mu bantu ba mbere badukurikirana cyane kuri pourcentage yo hejuru. Umubyibuho ukabije wibasiye abagore cyane kurusha abagabo. 2, imirire myiza izakurinda kurwara diabete. Ubushakashatsi bwinshi bwagiye bulinkinga, bwagiye bwerekana isano iri hagati yo kurya nabi ndetse n'uburwayi bwa diabete. Ikindi, imirire myiza izakurinda kugira umuvuduko ukabije w'amaraso, izakurinda kurwara indwara za constipation, izakurinda kugira uburwayi butewe no kugira ubudahangarwa bw'umubiri butoya. Ikindi kandi, imirire izakurinda kugira imirire mibi, kubera ko hari n'abana nabo bagira imirire mibi ndetse n'abantu bakuru bagira imirire mibi. Bivuze ko imirire ni cyangwa n'urufunguzo rwo kugira ubuzima bwiza cyangwa se no kugira ubuzima bubi. Nkuko twatagiye tubivuga ngo we are what we eat, turi ibyo turya. Ikintu cya 7 ari nacyo cyanyuma, nuko imirire myiza itaza gutya, ahubwo mbese ntagiba ijoro rimwe ngo ubyuke wagize ubuzima bwiza, ubudahangarwa bwabaye bwiza, ufite uruhu rwiza, ibintu byose byikoze mu munota umwe. Ahubwo
ni urugendo. Hari igihe tuvuga ibintu mukumva ni byinshi biravunanye, mbese ntabwo umuntu yabishobora, ariko imirire myiza ni urugendo umuntu yitoza ruto ruto. Tangira ugerageza gushyira imboga ku isahani yawe. Niba wari muri ba bantu barya umuceri n'agasosi k'ubunyobwa bikaba birarangiye, barya ibirayi n'ibishyimbo bikaba birarangiye, gerageza noneho utangire wongere ku isahani yawe imboga. Uyu munsi ugende wongeraho gakeya, ejo urya agasalade. Ni urugendo rukorwa buhoro. Ikindi, niba wakundaga amafanta, sugary drinks, ibintu byakomotse mu nganda birimo amasukari, gerageza utangire ubisimbuze, wenda ibyayi birimo ibi bimera herbal teas, nywa ibiscuits, nywa icyayi kirimo umucyayicyayi, nywa amazi arimo romarin. Ugenda ugerageza guhindura, uva ku biribwa byo mu nganda ugerageza kwikorera ibinyobwa byawe. Shyiramo ice, ukore ikinyobwa, ushyiremo lemon, mbega ukora utuntu turi mu bwoko bw'ibintu byiza bikize mu ntungamubiri, bitongeyemo amasukari, buki ugenda usimburana na bya bindi bibi wakoreshaga. Ikindi, gerageza noneho wihe gahunda. Niba utanywaga amazi burundu, uvuga uti noneho ngiye kugerageza kunywa litiro imwe mu gitondo, mbere ya saa sita uvuga uti aka gacupa ngomba kukamara uko byagenda kose, nyuma ya saa sita nabwo unywa kandi, gutyo bukeya uzisanga uri kubona impinduka ku buzima bwawe, ubona impinduka mu mirire yawe, ukuntu wiyumva, ukuntu wadigeraga. Niba warwaraga constipation itangire gushira, niba warwaragurikaga bigende bigabanuka bukeya. Ntabwo ari ibintu rero biza umunsi umwe. Niba ufite umubyibuho ukabije, nabwo ntuzarara ugiye aho wabitekerereje, ahubwo nabwo ni urugendo rwa hato na hatoya umuntu agenda akora rukamugeza ku kugira ubuzima bwiza. Dusoza rero, nk'uko tubibonye, kumenya iby'ibanze mu mirire bizagufasha mu kugira ubuzima bwiza muri rusange. Ikindi kandi, bigufasha mu kugira ubuzima buzira indwara. Umubiri wawe, ubwonko, uruhu, amaso, ingingo, byose bizagushimira yuko urya neza. Tangira uyu munsi, tangira bukeya, hindura butoya, uzagenda ubona impinduka. Ni kimwe mu bintu ubundi bigize self love, cyangwa se bigize kwikunda, ariko biri mu bikorwa, bitari mu magambo gusa. Niba rero wikunda, ushaka kugira ubuzima bwiza, hera ku isahani yawe, hera mu gikoni wawe, bizatuma ugira ubuzima bwiza. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Niba ukeneye ubufasha bw'umwihariko cyangwa se gukorerwa meal plan y'uburyo ukwiriye kurya kuwa mbere kugeza ku cyumweru ukagira ubuzima bwiza, wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket kuri Nutrimed Plus Nutrition Cabinet. Ikindi, watwandikira kuri 0788 94 04 74 naho ubutaha.